Igitabo cy'Imigani igice cya 28. Umunyabyaha ahunga ari ntawe umwirukanye, ariko umukiranutsi ashira ubwoba nk'intare. Igihugu kigira abami benshi kigira amagomerane, ariko umuntu w'umuhanga uzi ubwenge agitera kugubwa neza. Umukene urenganya indushyi ameze nk'imvura y'umugaru ikukumuye imyaka. Abanga amategeko bashima abanyabyaha, ariko abakomeza amategeko barabarwanya. Inkozi z'ibibi ntizimenya imanza zitabera, ariko abashaka Uwiteka bamenya byose. Umukene ugenda ari inyangamugayo aruta icyigenge naho cyaba ari igikire. Uwitondera amategeko n'umwana uzi ubwenge, ariko uwiyuzuza n'ibisambo akoza se isoni. Ugwirisha ubukungu bwe indamu n'inyungu mbi aba abishakiye ubabarira abakene. Uwiziba amatwi ngo atumve amategeko, gusenga kwe nako ni ikizira. Ushuka umukiranutsi ngo amuyobereze mu nzira mbi azagwa mu rwobo yicukuriye, ariko umukiranutsi utunganye azazungura ibyiza. Umukire yiyita umunyabwenge, ariko umukene ujijutse aramugenzura akamuhinyura. Abakiranutsi iyo baguwe neza habaho icyubahiro cyinshi, ariko iyo abanyabyaha bagiye ejuru abantu barihisha. Uhisha ibicumuro bye ntazagubwa neza, ariko ubyatura akabireka azababarirwa. Hahirwa umuntu uhorana kubaha, ariko uwinangira umutima azagwa mu byago. Umutware mubi utwara ubwoko bukennye ameze nk'intare itontoma n'idubu rihiga. Umwami utagira ubwenge akunda kurenganya cyane, ariko uwanga indamu mbi niwe uzarama. Umuntu uremerewe n'amaraso y'uwo yishe azahunga abe icyohe, he kugira umutangira. Ugenda atunganya azakizwa, ariko ugoreka inzira ze azagwa bimutunguye. Uhinga imirima ye azahaga ibyo kurya, ariko ukurikiza inkorabusa azahaga ubutindi. Umunyamurava agwiza imigisha myinshi, ariko uwihutira kuba umukire ntazabura guhanwa. Kurobanura ku butoni si byiza, kandi si byiza ko umuntu acumuzwa n'akamanyu k'umutsima. Umuntu w'ishyari ashakana ubukungu bwira, kandi ntamenye yuko ubukene buzamugeraho. Ucyaha umuntu hanyuma azashimwa kuruta ufite ururimi rushyeshya. Uwibase cyangwa nyina amaze kuvuga ati si icyaha, uwo ni mugenzi w'umurimbuzi. Ufite umutima w'ubusambo abyutsa intonganya, ariko uwiringira Uwiteka azahaga bimubyibushye. Uwiringira umutima we ubwawo ni umupfapfa, ariko ugendera mu bwenge azakizwa. Uha abakene ntazakena, ariko ubirengagiza azahaga imivumo myinshi. Iyo abanyabyaha babyutse abantu barihisha, ariko iyo barimbutse abakiranutsi baragwira. Igitabo cy'Imigani igice cya 29. Ucyaha kenshi agashinga ijosi azavunagurika atunguwe, nta kizamukiza. Iyo abakiranutsi bagwiriye abantu barishima, ariko iyo hategeka umunyabyaha abantu bacura imiborogo. Ukunda ubwenge anezeza se, ariko ubana n'abamaraya yiyaya ibintu bye. Umwami akomeresha igihugu imanza zitabera, ariko uhongesha aragitsinda. Umuntu ushyeshya umuturanyi we aba asa nk'uteze amaguru ye ikigoyi. Mu gicumuro cy'umunyabyaha harimo umutego ategewemo, ariko umukiranutsi arishima akavuza impundu. Umukiranutsi azi urubanza rw'abakene, ariko umunyabyaha nta bwenge afite bwo kurumenya. Abakobanyi bakongeza umudugudu imivurungano, ariko abanyabwenge bahosha uburakari. Umunyabwenge iyo agiye impaka n'umupfapfa, naho yarakara cyangwa agaseka ntabwo zakoroha. Abakunda kwicana banga intungane, kandi n'umukiranutsi bashaka uko bamwica. Umupfapfa agaragaza uburakari bwe bwose, ariko umunyabwenge arifata akabucubya. Iyo umutware yumviye amazimwe, abagaragu be bose baba abanyabyaha. Umukene n'urenganya amahuriro yabo namwe, Uwiteka ahwejesha amaso ya bombi. Umwami ucira abakene imanza zitabera, ingoma ye izakomera iteka ryose. Umunyafu no gucyaha byigisha ubwenge, ariko umwana bandaritse akoza nyina isoni. Iyo abanyabyaha bagwiriye, ibicumuro nabyo biragwira, ariko abakiranutsi bazabitegereza bahenebera. Hano umwana wawe azakuruhura, ndetse azanezeza umutima wawe. Aho guhishurirwa kutari, abantu bigira ibyigenge, ariko ukomeza amategeko aba ahirwa. Ikiretwa ntigihanishwa amagambo, n'iyo kiyumvise ntikiyitaho. Mbese wabonye umuntu uhuta amagambo? Bakwemera umupfapfa kumurutisha uwo. Umugaragu warezwe neza uhereye mu bwana bwe, hanyuma azabera shebuja umwana. Umunyamujinya abyutsa intonganya, kandi umuntu w'inkazi agwiza ibicumuro. Ubwibone bw'umuntu buzamucisha bugufi, ariko uwicisha bugufi mu mutima azabona icyubahiro. Uwiyuzuza n'umujura aba yiyanga, yumva uko arahizwa akanga kubivuga. Gutinya abantu kugusha mu mutego, ariko uwiringira Uwiteka azaba amahoro. Benshi bashaka gutona ku mutware, ariko Uwiteka niwe ucira abantu imanza. Ukiranirwa azirana n'abakiranutsi, kandi ugenda ari intungane azirana n'abanyabyaha. Igitabo cy'Imigani igice cya 30. Imigani ya Aguri. Amagambo ya Aguri mwene Yake y'ubuhanuzi. Uwo mugabo abwira Itiyeli ndetse Itiyeli na Ukara ati,
ni ukuri ndi umuntu umeze nk'inka kurusha abandi bose, simfite kujijuka nk'umuntu, kandi sinize ubwenge, simenya n'uwera uwo ari we. Ninde wazamutse mu ijuru kandi akamanuka? Ninde wateranyirije umuyaga mu bipfunsi bye? Ninde wapfunyitse amazi mu mwambaro we? Ninde washinze impera zose z'isi? Izina rye ninde, kandi izina ry'umwana we ninde, niba uyazi? Ijambo ry'Imana ryose rirageragezwa. Ntukagire icyo wongera ku magambo yayo, kugira ngo itagucyaha ugasanga uri umunyabinyoma. Nagusabye ibintu bibiri, ntubinyime umwanya nkiriho. Nkuraho ibitagira umumaro n'ibinyoma bimbe kure. Ntumpe ubukene cyangwa ubukire, ahubwo ungaburire ibyo kurya binkwiriye, kugira ngo ndahaga nkaguhakana nti, Uwiteka ni iki? Cyangwa nkaba umukene nkiba, nkagayisha izina ry'Imana yanjye. Ntukabeshyere umugaragu kuri shebuja, kugira ngo atakuvuma ugatsindwa n'urubanza. Hariho umuryango w'abantu bavuma base, kandi ntibahe ba nyina umugisha. Hariho umuryango w'abantu biyita intungane, kandi batuhagiweho imyanda yabo. Hariho umuryango w'abantu bariya bagira amaso y'ubwibone, ijisho barikura mu gihene. Hariho umuryango w'abantu bafite amenyo ameze nk'inkota n'ibijigo bimeze nk'ibyuma byo gutsemba abakene mu isi, n'indushyi ngo bazikure mu bantu. Umusundwe ufite abakobwa babiri bataka bati, mpa. Hariho ibintu bitatu bitagira igihe bihaga, ndetse n'ibine bitavuga biti birahagije: imva, inda itabyara, isi idahaga, amazi n'umuriro utavuga ngo mpaze inkwi. Ijisho ry'useka se akanga kumvira nyina rizanogorwa n'ibikona byo mu bikombe, kandi ibyana by'ibisiga bizarimira. Hariho ibintu bitatu bitangaza bindengaho, ndetse n'ibine ntazi: ubugenge bw'igisiga mu kirere, ubugenge bw'inzoka ku rutare, ubugenge bw'inkuge mu nyanja hagati, n'ubugenge bw'umugabo ku nkumi. Niko ubugenge bw'umugore wa maraya bumeze, ararya akiyunyuguza, maze akavuga ati, nta kibi nakoze. Hariho ibintu bitatu bitigisa isi, ndetse n'ibine itabasha kwihanganira: umugaragu iyo ahindutse umwami, umupfapfa iyo aguye ivutu, umugore w'igicamuke iyo atashye mu nzu, n'umuja iyo azunguye nyirabuja. Hariho ibintu bine biba ku isi bitoya, ariko bifite ubwenge bukabije. Ibimonyo ni ubwoko budakomeye, ariko byibikira ibyo kurya muke. Impereryi ni ubwoko butagira imbaraga, ariko ziyubakira amazu mu bitare. Inzige ntizigira umwami, ariko zitera zigabanyijemo imitwe. N'umuserebanya ufatisha amaboko yawo, ariko uba no ku nyumba z'abami. Hariho ibintu bitatu bifite imigendere myiza, ndetse n'ibine bigenda neza cyane. Intare irusha izindi nyamaswa zose amaboko, kandi ntigira ikihunga. Ifarashi y'intambara n'isekurume y'ihene, kandi n'umwami utagira abamugomera. Niba wakoze iby'ubupfapfa ukishyira ejuru, cyangwa niba wagambiriye ibibi, wifate ku munwa. Gucunda amata, kuresa amavuta, guhotora izuru, kuvusha amaraso, niko gutera uburakari kuzana intonganya.